umuntu kuguhamagara. Umuntu kuguhamagara. Yes, mwene data Ndahiro. Halo. Murava mu rugo sipasi. Ahubwo se wagize ngo umunsi dufite iteraniro rishyushye. Hari abakinnyi babiri b'amagaju bari buhabwe umubatizo. Muri iyi minsi rero genda no mu mavuta. Nukuri birashyushye no munsi. Ahubwo ko mbona bagize sipasi. Jesus. Bahageze. Sheri. Jesus. Wambaye urukweto rumwe. Nta n'isogisi. Urukweto rumwe. Nta masogisi wambaye nta n'urundi wambaye. Sheri bimeze bite? Abashyitsi baje siko. Abashyitsi. Iki ikaze kereka mufashe aho kugira ngo mbimbwa nzabimva Toka sana mzanda. Arubuki. Kombona uje nisakanje ni iki? Kihano iki gitonje kwa pastor Reba. Pastor ngo umugore aranyuka. Hanyuma uje kwa pastor byabara abandi muri iki gitondo. Nari muzura uzabana. Cyangwa ubwire mu gihe utazashaka kuvuga mu bwe. Ari mu byashoboka. Nukampi wagira ngo ikibindi binitse n'imyumbati cyangwa se binikama amasa. Kabukigiye mukunze ukuntu. Pastor naje rwose fashe mu karabo dusengere rero yuko ari amadayimoni yuko nyirukankana yanshira. Dore mbese kurahukanye aho se ubundi urahukanye ko wahukanye none ukahukana n'impeta z'umugore ukabuzijyanye kwini bikene kandi hamwe wabagabo muri bicuba agabo nkamwe kunda kunywa amacupa mukagira karengurugero nta kindi gishoboka genda mu rugo iwawe kuko tukumva rwose n'umuntu uko watangiye kumuvya uri mu biki ariko abo igihe wahereye na n'ubu ushaka kujya ku murongo nk'abandi ndabaza ngo uri mu biki reka nze kureka bakubita muri ubu ntabikubwira uzananirwa ufashe nk'umuturanyi ndagufasha wagiye ukamubikana n'umugore wawe kare kwirwa nta na rimwe bya wazabyo wirwa ubyuka nk'inzoga ngo wumve ko bizakugendekera amahoro ahubwo ugende gumya kunyerereza kuvuga ko uzabana n'umugore kwigira umusinzi utagira urangiza igihe cyose uza wasinze
reka mubwire urukeye ibyukira muri gitore kandi kire muri gahunda zo gusenga ngiye pasite urakoze gusaba umugabo aguye waza ugateraho utwatsi kiri wawe nukumbwiye pasite rakajyana intunga niba ari ukumbwiye pasite ngo mwebwe muhigwisha niba ari ukumbwiye nawe ejo hari igihe warya amaturo y'abakirisitu ribi ikagutibikana nk'uko unyiruka icyo kikuzindu cyenda w'inkereza abona ukuntu sinzi ubyukiye kwa pasiteri byabara abandi aze gusengera abadayimoni bakurimo nawe ako kandi n'igihe